Guhaye ikaze nanone nshuti muvandimwe Meta TV, ndagushimiye cyane wahisemo kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe nimba uri mushya kuri channel ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Nkuko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranyo. Uyu munsi tubafitiye inkuru igira iti muri Diocese ya Ruhengeri wa mupadiri uherutse gusezera agiye kurongora. Umupadiri witwa Niwe Mushumba Focus wo muri Diocese Gatolika ya Ruhengeri werutse kwandikira umushumba w'iyo Diocese Musenyeri Vincent Harorimana ibaruwa isezera ku butumwa bw'umurimo w'ubupadiri. Inkuru nshya nuko agiye kurongora. Iyo baruwa uyu mupadiri yayanditse ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka 2022 yari bikuyemo amwe mu magambo anenga Kiliziya Gatolika ayishinze ubwibone n'uburyarya yabonye nyuma yaho asubije ubwenge kugiye nk'uko abivuga ngo ubwo yari ageze i Burayi. Uwo mupadiri yari amaze imyaka 5 muri kaminuza ya Vienne muri Autriche aho yavanye impamyabumenyi y'ikirenga. Nyuma y'amezi abiri asezeye mu bupadiri Niwe Mushumba Focus yamaze gushyira ku mugaragaro ubutumire bw'ubukwe buzaba tariki ya 4 Werurwe umwaka 2023 aho agiye gushakana na Uwitije Olive. Tubafitiye kandi ku nkuru idasanzwe ubushakashatsi bwaje kugaragaza ko kogosha umusatsi ku mugore ari ikimenyetso cy'agahinda gakabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko gufata umwanzuro wo kogosha umusatsi kw'abagore n'abakobwa ari kimwe mu bimenyetso rusange by'agahinda gakabije baba bafite. Ababikora babifata nko kuba bagiye kugira intangiriro nshya y'ubuzima bwabo, abandi bakabiterwa no kumva ko baba badashaka gukomeza kugaragaza uburanga bwabo. Ubushakashatsi butanga urugero ku bagore batandukanye n'abagabo babo ko mu minsi ya mbere ya gatanya hari abahitamo kogosha umusatsi. Turakomereza kandi ku nkuru idasanzwe aho umukambwe ari gukoresha repetition y'abaturage uko bazarira bakanamuririmbira ubwo azaba ari gushyingurwa yapfuye. Umukambwe wo mu gace ka Busia muri Kenya amaze iminsi atoza abaririmbyi be indirimbo ndetse n'imbyino bazakoresha ubwo bazaba bari kumushyingura igihe azaba yapfuye. Imyiteguro y'ibirori imenyerewe niyo bukwiye ubutisimu bw'abana ku babyemera iby'isabukuru n'amavuko cyangwa undi munsi mukuru w'ingenzi. Gusa uyu munyakenya we yaciye agahigo ko gutegura ibirori bidasanzwe. Turaza gusoreza kandi ku nkuru idasanzwe aho Kizigenza wakinye mu Bwongereza yaririye mu rukiko kubera indezo yaciwe ku mwana umwe kandi afite abana 13 ku bagore batandukanye. Umunyabigwi mu mupira w'amaguru muri Zimbabwe no muri Afrika Peter Ndov yatakambiye urukiko arubwira ko atabona indezo rwari rwamuciye ku mwana umwe kandi afite abandi bagore babyaranye abana 13. Uyu mugabo wahamagawe kenshi kurusha abandi muri Zimbabwe ubasigaye akora nka team manager muri Mamelodi Sundowns, ariko gukunda abagore kwe kuri kumubyarira kaga. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngo ikaze nanone muri Diocese ya Ruhengeri wa mupadiri uherutse gusezera agiye kurongora. Umupadiri witwa Niwe Mushumba Focus wo muri Diocese Gatolika ya Ruhengeri uherutse kwandikira umushumba w'iyo Diocese Musenyeri Vincent Harorimana ibaruwa isezera ku butumwa bwe bw'umurimo w'ubupadiri agiye kurongora. Iyo baruwa uyu mupadiri yayanditse ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka 2022 ikaba yari ikubiyemo amwe mu magambo anenga Kiliziya Gatolika ayishinze ubwibone n'uburyarya yabonye nyuma yaho asubije ubwenge kugiye nk'uko babivuga ngo ubwo yarageze i Burayi. Umupadiri yari amaze imyaka 5 muri kaminuza ya Vienne muri Autriche aho yavanye impamyabumenyi y'ikirenga. Nyuma y'amezi abiri asezeye mu bupadiri Niwe Mushumba Focus yamaze gushyira ku mugaragaro ubutumire bw'ubukwe buzaba tariki ya 4 Werurwe umwaka 2023 agiye gushakana n'uwitwa Uwitije Olive. Mu nkuru dukesha Kigali Today yashatse kuvugana na Padiri Niwe Mushumba yifashije nimero ze za telefone ziri ku butumire bwe yitabwa n'umwe mu bamufasha mu gutegura ubukwe, aho yavuze ko Padiri Niwe Mushumba atari kuboneka ko afite akazi kamuhugije gusa ngo yiteguye kuvugana n'itangazamakuru nyuma y'ubukwe. Uwo mupadiri wa Kiliziya Gatolika mu butumire bwe yagaragaje ko mu muhango wo gusezerana imbere y'Imana uzabera mu itorero rya ADEPR Imasizi.
mu nkuru yindi nk'uko twatangiye tubibabwira nuko ubushakashatsi bwaje kugaragaza ko kogosha umusatsi ku mugore ari ikimenyetso cy'agahinda gakabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko gufata umwanzuro wo kogosha umusatsi ku bagore n'abakobwa ari kimwe mu bimenyetso rusange cy'agahinda gakabije baba bafite. Ababikora babifata nko kuba bagiye kugira intangiriro nshya y'ubuzima bwabo, abandi bakabiterwa no kumva ko baba badashaka gukomeza kugaragaza uburanga bwabo. Ubushakashatsi butanga urugero ku bagore batandukanye n'abagabo babo ko mu minsi ya mbere ya gatanya hari abahitamo kogosha umusatsi. Mu mwaka wa 2019 umujyana mu mitekerereze Rebecca Newman ukorera muri Philadelphia yatangarije urubuga rwa Base Digital ko kogosha umusatsi ku bagore cyangwa umukobwa ari ikimenyetso ko ari guca mu bihe bitamworoheye. Ati iyo turi guca mu bihe by'impinduka cyane cyane ikibabaje biroroha ko dufata ibyemezo bizana impinduka ku marangamutima yacu. Newman yongeraho ko mu gushaka guhindura ibyumviro ku mugore cyangwa umukobwa igihe ababaye, mu myanzuro afata harimo no kogosha umusatsi we. Umujyanama mu mitekerereze Chris Beck wo muri State College yo muri Pennsylvania nawe avuga ko kogosha umusatsi ku mugore cyangwa umukobwa abifata nko kwitaho mu buryo bwe. Ati ni ikintu wikorera wowe ubwawe kugira ngo wumve unezerewe. Ni mu gihe Professor Roberto Pani wigisha muri Bologna we avuga ko mu buzima busanzwe umugore cyangwa umukobwa ahindura umusatsi mu buryo butandukanye bitewe n'ibihe by'umubabaro cyangwa umunezero ari kunyuramo. Umugore cyangwa umukobwa uhitamo kogosha umusatsi mu gihe afite agahinda gakabije ashobora kubiterwa no gupfusha uwo yakundaga, gutakaza akazi cyangwa gutandukana n'uwo bari mu rukundo cyangwa uwo bashakanye, ndetse n'izindi mpamvu zamukururiye agahinda kenshi. Mu nkuru yindi idasanzwe nk'uko twatangiye tubibabwira, umukambwe ari gukoresha repetition y'abaturage uko bazarira bazanamuririmbira ubwo azaba ari gushyingurwa yapfuye. Umukambwe wo mu gace ka Busia muri Kenya amaze iminsi atoza abaturage b'indirimbo ndetse imbyino bazakoresha ubwo bazaba bari kumushyingura igihe azaba yapfuye. Imyiteguro y'ibirori imenyerewe y'ubukwe, y'ubutisimu bw'abana ku babyemereye isabukuru y'amavuko cyangwa n'undi munsi w'ingenzi. Gusa ariko uyu mukambwe we yaciye agahigo kubera gutegura ibirori bidasanzwe. Mu byo ari gutoza abantu harimo uburyo bazarira, imbyino ndetse n'uburyo bazamuririmbira ubwo bazaba bari kumushyingura. Indi myiteguro yo yarayirangije dore ko yamaze kugura isanduku ndetse n'imva agomba kuzaruhikiramo by'iteka ikaba yaramaze gucukurwa. Iki gikorwa cyo gutoza abantu ko bazamushyingura kiba inshuro ebyiri buri kwezi, aho abaza kwitoza bazenguruka isanduku barira, baririmba ndetse banabyina mu buryo busanzweho bwo gusezera ku muntu wabo. Uyu musaza avuga ko kuri iyi myiteguro y'ishyingurwa rye yagize ati nahisemo kwigurira isanduku mbere y'uko nitaba Imana kuko nzi neza ko abantu bakunda umuntu wapfuye kuruta ukiri muzima. Akomeza agira ati ndifuza gutoza abantu kujya bakunda abantu bakiriho. Nk'abuzukuru banjye n'abakozi bakomeye bari kuzangurira isanduku y'igitangaza, ariko ndashaka ko biga gukura ababyeyi babo bakiriho, gukunda ababyeyi babo bakiriho. Umusaza watangiye kwitegura ibirori by'ishyingurwa rye asanzwe afite abana 19, abuzukuru 70 ndetse n'abuzukuruza 10. Reka tusoreze ku nkuru yindi idasanzwe Kizigenza wakinnye mu Bwongereza yaririye mu rukiko kubera indezo yaciwe ku mwana umwe kandi afite 13 ku bagore batandukanye. Umunyabigwi mu mupira w'amaguru muri Zimbabwe no muri Afrika Peter Ndov yatakambiye urukiko arubwira ko atabona indezo rwari rwamuciye ku mwana umwe kandi afite abandi bagore babyaranye abana 13. Uyu mugabo wahamagawe kenshi kurusha abandi muri Zimbabwe ubasigaye akora nka team manager muri Mamelodi Sundowns, ariko gukunda abagore kwe kuri kumubyarira kaga. Uyu mugabo yoroherejwe n'urukiko rwa Johannesburg nyuma yo gucibwa kayabo k'indezo y'umwana umwe, nyamara agahishura ko ayitanze atabona ndasabwa n'abandi bagore cyane ko ngo afite abana 13 ku bagore batandukanye.
Amakuru ava muri Afurika y'Epfo yavuze ko urukiko rwategetse ko Bwana Ndovu yishyura uyu mugore wamureze amarandi 12,000 kandi ko azajya akurwa ku mushahara ahembwa mu ikipe ye ya Sundown. Iki cyemezo kije nyuma y'uko Ndovu yari yaciwe akayabo k'amarandi 29,845, no kuvuga amadolari y'Amerika asaga 709 ku kwezi n'urukiko ruto, nyuma yo kuregwa n'umugore babyaranye umwana. Ndovu yahise yandikira urukiko rwa Johannesburg arusaba kudakora ku mushahara we ahabwa na Mamelodi Sundowns ngo yishyure indezo ingana gutyo, kandi afite abandi benshi. Ati mfite abana 13 barimo 2 naregewe n'uwo mugore wa mbere, ntegetswe kubatunga bose uko ari 13, ntabwo nashobora kwihanganira gukatwa ku mushahara amarandi 29,845 ku kwezi. Ndovu yavuze ko yumvise amakuru y'uyu mwana yaregewe bwa mbere mu mwaka wa 2016 ubwo umugore babyaranye yamuregaga mu nkiko. Uyu mugabo yakinnye mu makipe nka Highlanders, Coventry City na Sheffield United striker. Yavuzwe cyane mu bitendo n'abagore batandukanye. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe. Byinshi kuri izi nkuru nawe ushatse kumenya mu buryo burambuye wasura urubuga rwa kigalitoday.com cyangwa ugasura inyarwanda.com. Ushobora gusura kandi n'urubuga rw'igihe.com ukabasha kumenya byinshi ku nkuru nk'izi tuba twabacukumburiye. Gusa nimba wari mushya kuri channel ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Ikindi kandi umva ari icyegeranyo twabakorera kibanezeza cyangwa wifuza kugira byinshi ungukiramo, ntushidikanye kubitwereka muri komenti. Imana ibarinde naho utaha.